Beye yari umukiranutsi. Beye yakundaga gusenga agasenga nkamubwira se Beye ugira ibyifuzo nyabaki bitaza bituma urya. Beye yagiraga urukundo, agakunda abantu bose, akagira amahoro, akagira umutuzo. Beye yari umwisego. Ikintu yagiraga kiruta abantu bose bo muri iki gihe, yagiraga ukuri, wavuga akagutega amatwi. Noneho ndavuga ndetse hari undi urwaye ko ndeba mu bana banjye Satani agabyemo igitero, ngo noneho rero senga cyane nkoherereze audio nsenga. Nafashwe n'igicuro kiranyica nyamara n'ukwezi gikubita. Yari umuntu udasanzwe, yari umuntu utameze nk'abiki gihe. Mbonega wihangane, Imana izagushumbusha, aruhukira mu mahoro. Murakoze. Tuzabona abatubanjirije iyo tuzabona abatubanjirije iyo data wa twese bakuru bakundwa abantu beme ijuru tuzabonana nayo. Sashim dufite ubuhamya si ubwo gushakisha. Amen. Beye yari umukiranutsi. Ndamuvuga mu buryo bubiri umwanya muto bampaye. Mu buryo bw'umubiri, Beye yari umwana wubaha. Twabanye akiri muto cyane, nza kugira amahirwe tujya kongera guhura maze kuba umwana w'inkumi. Ariko Beye yambereye icyitegererezo. Ntiyigeze agaragaza ngo ubone ni inkumi nk'abandi. Yabaye gusa ari umuntu mukuru. Ntiyigeze agira amashagaga y'urubyiruko rw'ubu. Yagiraga ituze, akagira amahoro, akagira urukundo rudasanzwe, agakunda buri wese, agakunda abashitsi. Beye umushitsi yagaze yinjira mu rugo, ijisho kuri uriya mubyeyi yavuze, yagiraga ijisho rireba, agahita amenya umushitsi ko ashonje. Beye yandereye abantu. Nabaye i Bugande nza gusiga abana ndagaruka kubera kubw'umuhamagaro. Nguriya Sebazika Beye igihe cyo gusura abana niwe wamenyaga ngo visite yabaye, akabakorera buri kimwe, akabasura, akamenya uwarwaye, akaba ari ubageraho kuko twe twari kure. Imana imuhumurisha, angiriye neza. Na Sebazigara hari
bangiriye neza, babaye aho tutari turi, bakora ibyo bagomba gukora. Reka muvuge mu buryo bw'ubukirisitu. Yakundaga gusenga agasenga, nkamubwira se beye ugira ibyifuzo nyabaki bitaza bituma urya. Agakora umurimo w'Imana atitaye kureba buri kimwe cyose. Mu nzu y'Imana niwe wabaga uwa mbere. Beye yakoreye Imana, mureka aruhukire mu mahoro. Amen. Beye yagiraga urukundo, agakunda abantu bose, akagira amahoro, akagira umutuzo. Beye yari umwisego. Ikintu yagiraga kiruta abantu bose bo muri iki gihe, yagiraga ukuri. Wavuga akagutega amatwi. Ni ukuri mpagaze imbere y'Imana n'imbere y'abantu bayo. Twarinze dutandukana na Beye, ntarabona arakaye, ntarabona Beye arakaye cyangwa ngo avuge ngo iki. Oya, Beye yari umukirisitu. Beye yakoreye Imana. Beye yaradukoreye mu muryango. Abagabo bahari bo kubiha barahari. Yari umwizerwa, uko wamutumaga yarazaga akakubwira detaye n'ibiceri yagaruye 200 kaza kayakura. Yari umuntu udasanzwe, yari umuntu utameze nk'abiki gihe. Mbonega wihangane, Imana izagushumbusha, aruhukira mu mahoro. Murakoze. Amina. Nindangiza imirimo yanjye ya hano ku isi data. Urakaza mwana, zaguhanagura, zakumara umuba. Kandi nindangiza imirimo ya hano. Urakaza zaguhanagura, haleluya haleluya, zakumara umubabaro. Mwana wakoze ne, urakaza, haleluya haleluya, mwana wakoze neza. Ai mwana wakoze, urakaza mwana wakoze neza, urakaza. Turibane namwe. Nindangiza ya hano. ariko uyu munsi utegurwa n'Imana yonyine, kandi abatumirwa bakaboneka ari benshi, kandi ibirori bikaruta iby'umubyeyi uri ku kiriri. Byarantangaje. Natinze mu ijambo ry'Imana, sinje kubwiriza, riri mu mubwiriza ibice 7 kuva ku murongo wa 1 kugera ku wa 4. Iryo jambo rivuga ku bijyanye no kuvugwa neza, rikavuga ukuntu umunsi wo gupfa uruta kuvuka, bikavuga kuba mu nzu y'imiborogo ukuntu ari byiza kurusha kuba mu nzu y'ibirori. Urisomye wasangamo amakuru ameze gutyo. Mpagaze aha muri ya miryango 3 Ange yararimo, uwavukamo, uyashatsemo n'uwitorero. Njye mpagaze mu muryango w'itorero, mpagarariye benshi batabasha guhaguruka, ariko sijye jyanye n'ufite amakuru. Yesu ashimwe.
ni ukuvuga ngo namumenye guhera ku itariki ya 19 kwezi kwa 12 2015. Abantu bake bagiye no mu murenge Kinyinya narimo. Haleluya. Ntabwo yabaga mu Rwanda, ntabwo nari muzi. Nkimubona nabonye ari umukobwa uvuga make, utuje cyane. Nibaza ukuntu tuzamenyerana. Uko kandi koko niko yarari kugeza uyu munsi yagendeyeho. Urebye bya bice bigize ibyumviro, yakoreshaga ijisho cyane, akumva cyane kurusha uko avuga, kandi akabona detaye zose akanazumva ku buryo wumviranye wamubaza akagusobanurira. Hanyuma ageze muri Nazarene y'i Remera, yasanze turi itorero rimeze ko akunda benshi mubizi, bitandukanye n'uyu munsi. Ntiyigeze agira ibiruhuko by'abageni, ntibyamuteye n'ubute kwinjira muri groupe nk'iyo. Yatangiranye n'abakecuru, bamwe baratashye, mukecuru Domina atangirana na mama madamu Watambwe, atangirana n'umuhungu witwaga John n'undi witwaga Etienne na Grace. Ntagire ubute bwo kujya mu masengesho mu bingenzi ku mibyizi, yinjira muri korari ako kanya. Uko yatangiye sinigeze mbona n'umunsi umwe asubira inyuma ngo agire ibihe byo kugwa mu murimo w'Imana. Sinigeze mubura ahagaze imbere muri korari, kuko yarepetaga buri gihe, niyo mpamvu aririmbaga buri gihe. Ariko kandi umuntu wegeranye nawe akaganira cyane, akarangwa n'ubuntu bwinshi, akarangwa n'urukundo rwinshi. Akanwa katavugishaga amagambo menshi, yaragasekeshaga cyane, yahoraga amwenyura, ariko yarasekaga, akarira, agatembagara. Mu byamuranze turabyibuka. Imana ishimwe. Ange yabaye umugisha. Hari umugabo umwe dusengana wamwanditse ararambura, yaza kuba ari uhagarara ahangaha ngo avuge amagambo yanditse ku rubuga, ariko uko niko yarari. Mu bantu benshi bagize rero umugisha wo kumumenya, njye nagize umwihariko. Nari mama we wo mu rusengero. Haleluya. Kuko yansanganye n'umugabo we Mbonigaba, ari umuhungu wanjye kuva muri 2014. Naribajije ngo se kwaje aho nzisanzura kuri uriya mwana wanjye. Izo ni impungenge ababyeyi bagira iyo bagiye gushaka abagore, ngira ngo ni rusange. Ariko ngira umugisha mwinshi cyane. Imana igira imbaraga, imbashishije guhagarara nkavuga. Haleluya. Twarabanye mu bihe byose, turabana uko bucya bwira, ubucuti bukarushaho kwimbika. Nkaba umunyamabanga ye, nubwo abantu benshi cyane bari inshuti ze, ariko nshobora kuba ntabari ufite amabanga yimbitse nkanjye. Ntabwo nzi niba ari ukwishyira hejuru,
ntahari ngo bivuge, ariko niko byari bimeze. Haleluya. Kuva yagera muri urwo rugo aho kunca ku muhungu, ahubwo nacitse ku muhungu tukavangana gake, nta mpungenge burya ziba zihari iyo umubyeyi wawe ari kumwe n'umudamu wawe. N'ababyeyi bandi muri hano ba mama Sami ndumva ariko byari bimeze. Haleluya. Naratangaye kuko icyumweru cyabanje twakimaze twandikirana amagambo menshi, tuvugana ku burwayi bw'umugabo wari urembye. Bugacya mu gitondo akambwira uko abyutse, akambwira aho bivuje, akambwira ko abyutse agiye ku meza, akambwira ko abyutse agiye mu gikari atangiye kugendagenda, akambwira ko agiye ku kazi, akambwira. Noneho ndavuga ntese hari undi urwaye ko ndeba mu bana banjye Satani agabyemo igitero. Ngo noneho rero senga cyane, nkoherereze audio nsenga. Nafashwe n'igicuro kiranyica nyimarana ukwezi gikubita, nkajya ndambika ibiganza nkafataho nkasenga, nkajya mu butware bwo gusenga, kiranga kimera nk'ibuye rikina mu jisho, ariko naragisobanukiwe. ubwitange bwawe